tariki 14 Gashyantare buri mwaka ni umunsi w'abakundana. Hari abawizihiza bahana impano ndetse hari abawizihiza basohokana nk'abakundana. Gusa ariko ntitwibagirwe ko hari n'abatemera uyu munsi. Nyuma y'ibyo ariko hari n'ababa bari mu kazi. Muri ako kazi hari abagakora bashimisha abandi kugira ngo banogerwe n'uyu munsi. Aho niho umuhanzi abenshi bamenye nka Yverry yahisemo gukora akazi ko kumurika album ye ya mbere, aho abakundana ndetse n'abakunzi be muri rusange bazaza kumva uburyohe bw'umuziki uzabafasha kongera kumva akamaro k'urukundo ndetse no kunogerwa n'uburyohe bw'indirimbo z'uyu muhanzi. Kuri uyu wa gatanu tariki 14 Gashyantare 2020 mu ihema rya Kigali nibwo Yverry yamuritse album ye ya mbere. Iki gitaramo cye cyitabiriwe ku bwinshi ndetse mu bacyitabiriye harimo n'abayobozi barimo n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco Bamporiki Edouard. Ni igitaramo cyatangiye ahagana saa 2 z'ijoro. Itsinda ry'abacuranzi bacurangiraga buri muhanzi witabiriye iki gitaramo ryitwa Symphony Band niryo ryatangiye risusurutsa abari bitabiriye iki gitaramo. Nyuma hajeho umuhanzi andi bumuntu nuko abaririmbira indirimbo ze zanyuzwe n'abakunzi b'uyu muhanzi. Like the moon in the sky, will you light up my life? Nachindi nasabi, manureze kukumanira uruhande rwanjye, cyora wisekera, nukababarema. Let me fix you tonight, let's love each other till the morning light. Let me put together all your broken pieces. I hear your heart talking, babe, I'm here to listen. Oh, I'm here to listen, yeah. Oh, you be on my we know who we won't be without you, I'm a demon. We're meant to be together, now and forever. And then this love is on fire. Everybody now on fire. Yeah. And this love is on fire. Everybody now on fire. Yeah. That's right. Nyuma yaho haje kuzaho umuhanzi Soshomura nawe wanyuze abari bitabiriye iki gitaramo. Gusa agitangira indirimbo yahereyeho ye yayise message yayobye, yayiririmbye ari ku rubyiniro ayibyinana na Anita Pendo. Uyu Anita Pendo yari mu bashyushya rugamba b'iki gitaramo aho yari kumwe na Kate Gustave. Ariko ubwo Soshomura yari ku rubyiniro ari kumwe na Anita Pendo bigana ibyari mu mashusho y'indirimbo, ibi byaje kunyura bari bitabiriye iki gitaramo. Iyo message yayobye Maria nsanze nari mize kigoroye niko kukubwira uko sinabibasha nandikiraga bahora nsaza nanabiyama bakanga kunyumbasha ubwo butuma naburaga ntuza wanesha mu mutwe mutekereza nibesha ndakanda uraburaje muruko mbugarura yewe umusha oya ugaruga that's it
nyuma ye hakurikiyeho umuhanzi Quinca. Uyu nawe yanyuze benshi. Nyuma yaho hakurikiyeho gutangaza inkuru y'uko umuhanzi King James nawe wari uteganyijwe kuririmba aha atakibashije kuririmba kubera ikibazo cy'uburwayi bwo gusarara yagize, ariko ko yiseguye kandi ko byibura yahageze. Ibi byakiriwe neza n'abafana ndetse abashyushyarugamba banamusabye kuza kubasuhuza agasuhuza abafana. Ibi arabikora barabyakira, ariko navuye bahita baririmba indirimbo ye yise Igitekerezo yari iri gucurangwa n'abacuranzi bagize bandi ya Symphony. Thank you so much, King. I appreciate it. I also appreciate it. Symphony. King James iyaba adashobora kubavuga ntiyari gucere na hano, ariko yavuze ati bitewe nuko ntameze neza ariko ngomba kwereka urukundo Yverry, mwereka n'urukundo abakunzi b'umuziki nyarwanda. Nimwamushimira. Yes, King James Minister, iyi message ndabizi ko wenda zitukwamo nkuru kandi ko kuri no bari bakuru bari hano. King James yaje kare twamwakiriye kare tumushyira hariya, ariko yari afite urukundo biranga, so nabimushimire n'ukuri. nanjye ndayihomberega. Uretse gato Nyuma hakurikiyeho nyiri kumurika album ariwe Yverry. Uyu yakiriwe neza. Yverry yaririmbye indirimbo ze zakunzwe zitandukanye zagiye zakirwa n'abakunzi b'uyu muhanzi.
ageze hagati yaje no kujya mu za kinyarwanda z'abahanzi bakanyujijeho muri iyi muzika nyarwanda. Ibi byaje kunyura benshi mu bari bitabiriye iki gitaramo cye, ndetse muri izi ndirimbo ni nawe yanashimiriye nyina mu ruhame, aramuhagurutsa ashimira ndetse na King James nk'uwamufashije, ashimira Bamporiki Edouard, uyu akaba ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, ndetse ariko yongeraho nyuma n'abanyamakuru ndetse n'izindi nshuti muri rusange zamufashije mu rugendo arimo. Igitaramo cyasojwe ahagana saa 5:30 z'ijoro. Simeon Sizo Muhumuza, One Nation Radio, i Kigali.